twaje gusesengura dusanga iyo umuntu afunzwe ntago ari umuryango w'ubuhombye gusa, twaje gusanga ari igihugu kiba gihombye muri rusange, kuko wa muntu agiye gukonsoma imisoro y'abanyarwanda, sibyo? Kuko buri munsi agomba kurya, adakora buri munsi ntagomba koga cyane, ntanywa amazi cyane, ntanywa igikoma cyane, arahaha yirwa yicaye, urakoze. Ariko araho bigera ukahita uvuga ati reka ndeke bwa butesi uyagomba kurikiranwa. Niyo mpamvu habaho igororwa. Yakoze ikiganiro ameze nk'aho ari kwigarura avuga yuko atari we, ngo ntago ngo yari ahari ngo mu buryo bw'umwuka wa Satani, ngo ntago yari ahari mu buryo bw'umubiri. Akarenza umunwa karushya ihamagara, so umugani bajya baca cyane. Umaze kwemera ko wanyweye amaraso, none se wanyweye amaraso mu buryo bwa Satani? Wahereje Satani akunywera amaraso, Satani yatwaye umunwa wawe n'umuhogo wawe, aragenda anywa amaraso, yatwaye roho. Oya reka twebwe wowe ukaba urimo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha, muri make uri gushaka kwerekana yuko iyo mpanuka itabayeho ari ikintu cyari cyateguwe, kandi urwego rwemeje yuko ari impanuka yabaye, ari kuvuguruza inzego z'umutekano ndetse n'inzego za wenda bamukoreye autopsy bakavuga ati twasanze koko ari impanuka yamwishe. Ushobora no gukora impanuka mu gihe abantu bataragera, hakaza umugezi wa nabi akagukindura uruntu, sibyo? Ukabura apfuye, icyo gihe igihe bavuga ati ariko nubwo ari impanuka tubona ari ikindi kintu cyamukubise mu mutwe. Ariko wowe uje kutwemeza neza yuko Satani ubwe, wowe na Satani mwaje arakashawe reyemera, wowe na Satani mwanyweye amaraso. Mu kiganiro yakoze kindi yavuze ngo hari n'undi ugiye gupfa. Ese ni Antoine Rutayisire ninde ugiye gupfa? Uko bavuze yuko bamuhize, bamubuze kuko afite imbaraga z'Imana. Cyangwa ni ntuzi ugiye gupfa? Ni Pastor Claude ugiye gupfa. Pastor Claude ugiye gupfa? Ninde ugiye gupfa? Ninde ugiye gupfa? Tukajya dukinisha haki ya Mungu. Reka nkubwize ukuri, ibi bintu ntago ari imikino mon cher. Reka tukajya dukinisha ibintu, kuko tekereza no tugiye kubona umuntu arapfuye, none umugabo namutinya sha, none sugira ngo azabura uzapfa bundi. Ariko ukibaza ngo kubera iki ibi bintu yabikoze? Ese ibi bintu urabisuzugura ubifate nk'aho ari amagambo gusa? Oya, amagambo nutekereza wese ko bidashoboka birashoboka. None se birashoboka niba ari amagambo gusa, ukambohereza amafaranga mujye gusangira n'abana. Atariko mu bantu nshaka ko ari buganiriza abana harimo uriya mupasita, kuko nabonye yitonda. Bro, ngenda byuka twaravuganye, arambwira ati wapi, ati njyewe ndi kwiyumvamo ibintu bitari byiza mu mubiri wanjye, ndumva nameze neza, cyo genda byibuka. Ati oya, ati reka tubihagarike. Uburone ugomba maze guturona bimwe yambwiraga, nkabona ko abantu benshi bari bamufitiye amashyari, abantu benshi bamwangaga, ahubwo twe twarebaga ibisanzwe tukabona abantu baramukunda, tutazi yuko abantu bamwanga. Baramwangaga bro, baramwangaga. Oya, inzahuke yarakenyutse. Big Man ntabwo byumvikana uburyo yanapfuye. Rega ni impanuka pe, ego ni impanuka, sibyo? Niyo ugiye mu nzego yenda zishinzwe kugenza ibyaha, ntabwo ibintu byo kuvuga ngo umuntu yaroze umuntu byo ntabwo bajya bikurikirana. Ibintu byerekeranye n'imyuka ntabwo bajya bikurikirana, ariko hari imbaraga zindi za Satani zikuzimu zikora. Nimba noneho umuntu yaje akabyivugira ati ngewe nari ndi mu mupango kati nari ndi imbere mu bantu barongoye bagomba guhitana Pastor Theogene, sibyo? Kandi impanuka yakoze ikaba abantu bapfuye ari abantu bari mu modoka yiwe gusa. 1K Heals. Reka twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikiranye kuri 1K
ndetse na JB Rwanda. Bro umeze ute? Mize neza cyane big man. Biracamo? Yani fresh kabisa, ibintu ni neza sana. Amaso y'amarundi yagarutse ati. Nge nabonye ngo abantu bari kuyarwara benshi. Ya cyane. Ariko usibye abazwi amaso y'amarundi njye n'amaraso burana yarwaye niga mu wa 4. Iki cyorezo ubundi cyanahereye mu mashuri. Aha. Biranga amashuri ya secondaire abana. Nundi natwe icyo gihe tuyarwara cyahereye mu mashuri. No umwana yajya ataha akayanduza biwabo bose. Bigera none anegaga ko haje noza represent aravuga ngo abantu barwaye amaso y'amarundi. Muhame mu kigo, muhame muri doro. Nimujyaje mujya ku ishuri bakaduha doro yacu no kurya tukagira seri yacu baravuga ngo ni seri y'amavampire. Ya kuko yataka ahanini community y'abantu begeranye kwa kuntu umuntu akorana ku wundi bakoranaho ibyo rero bigasaba kugira isuku cyane. Bigasaba kugira baravugaga ngo tugiye muri seri y'amavampire ariko wasangaga umuntu wese yashyizemo ikirinete ubujisho rwo rumeze gutya ari umutuku. Rirababaza cyane. Nabonye yo yateye cyane sinzi rwose sinzi kandi nanjye amaze iminsi anjye ariko ngiye menya atari asora umuntu arwara amarundi kabiri. Menya nta muntu urwara amarundi kabiri. Akase kubera iki bahise amarundi bene wacu bahari. Uzi icyo gihe uryo byagenze ngo ni umunyeshuri wari umurundi yavuye Burundi yego ngazana kabuye yakabuye kakabuye gasanzwe arangije gakereka undi munyeshuri uwo munyeshuri arwara amaso ngo nuko yajya asakara niko batubwira ubwo rero ubwo nimba byumvishe ubwo ashaka kuba yarakamweretse kugira ngo akire sinzi weya kubera ko hari ibindi bita Burundi we yaraje nga yarwaye we yaranayarwaye ariko ngazana ku kabuye niyo ngo arakamweretse gutya man ibintu batubwiraga twiga nyine twiga secondaire hari n'abantu amaso yawe yagiraga ikibazo hari n'abantu amaso yapfaga nyine wasanga ntaga gifite ubushobozi bwo kureba neza ari amaso arababaza shaka urabyuka ugasanga ryafatanye gutya ukagira gutya ukajya wumva nk'ibintu bimeze nk'ibisenyi yego ku buryo arebaga nko guhumbya gutya wagira ngo urimo guhumbiriza mu misenyi. Abonye abantu benshi bayarwaye rero nuko yangana siko ntakunde kwihangana kuko twashyiragamo na ya miti n'ubundi ubwo ukabona nibwo byiyongereye bakakugira inama ngo tegereza wamaraga ariko umuntu yarwaraga igihe kinini cyaburaga nk'icyumweru n'igice by'umweru 2 gutyo basubira bisaba kugira isuku rero nimba gukaraba cyane koga intoki cyane erega burya ibintu byose imyanda yose tuyitwara mu ntoki cyane kuko tekereza buri kanya ukora kuri telefone kandi no upimye telefone haba hariho microbe ziteye ubwoba buri kanya uba uri kwikora nka gutya buri kanya ukikora gutya buri kwanya uragenda ugasuzuma umuntu utazi ahavuye uragenda ugakora ku mafaranga ati reka tukugaruze 500 ayo mafaranga ugasanga yasohotse mu 2010 ako kanya amaze guca mu ntoki z'abantu 10,000 ndayaguhaye arayagaha kandi abantu ntago uzi ikintu barwaye microbe bafite bijye bituma bakubwira no muri covid barakubwiraga aho ugiye kwinjira dukaraba intoki ndetse undi ko byacitse birabira sanitize ahantu hose nahasanga sanitize nayo uswa nene narayiguze nini ariko nari nyifite ihumura byataye n'ubu ndacyabifite na ahantu hake wazisanga na ahantu hake kaberabe niba ari igihe ntazongera gukumba ni igihe cya covid yaduteje ubukene yaduteje kubabara covid yarambabaje yarazaga ukajya kumva ngo tugiye gutaha none urabona twebwe noneho na guverinoma uburyo yavuga ateka ibintu tuzabifungura neza ari uko nyine maze gucika hatagira abantu bakomeza kwitaba Imana nawe MS tazadufatira n'ibihano yuko tutitaye ku kurwanya icyorezo ukaryama ukabura hujya usiko nari narahinduye rero narebaga filime nijoro nkaryama ku manywa nanjye byaje nasuye muri Prison Break nanjye narayirebye byose ndagira nanjye narayirebye Prison Break so twizamukire so twizere ko abantu badukurikiranye bameze neza cyane bameze neza
bameze neza mwana ni Kigali ntabwo izuba umunsi ryababaje cyane ntabwo izuba ry'i Kigali ryababaje hari uburyo ubundi rijya ribabaza ariko uyu munsi byahagerageje kuba umucyo ya kabisa so uriya story menye igiye kuba nk'iya Alice urasa Alice yadutoboriye kera ngo yagiye kuza ariko Alice we eko Alice wadutuburiye Alice watubeshye ngo yagiye kuzimu uyu mugabo ntagiye kuba Alice ahubwo sibyo hari ibintu nge bintungura tu sibyo ndi kwibaza ese undi aya magambo mbere na mbere yo kujya mu bintu bya Alice aya magambo y'agashinyaguro ngewe nibarize sibyo ntago agize icyaha yego gushinyagurira umuntu ni icyaha harimo gushinyagurira umuntu ni icyaha oya badusubize batubwize ukuri aya no gushinyagura bigeze n'ahantu Shadibu arakara ngiye byantunguye Shadibu se nawe yagize Shadibu yarakaye Shadibu aravuga ati ibi ntago bibaho uyu nguyu afungwe namara gufungwa sibyo bamukurikirane do Shadibu Shadia 290 na bengahe kereka niba yayikuyeho dore nguyu Shadia yayikuye zahuke buriya nitwe twamutwaye twabipanze ndetse n'ubu bagiye kunywa amaraso ye nanjye narindi mu gice cy'ukuntu Pastor Theogene twaje kumutwara niwe wabigizemo uruhare cyangwa niwe wari kuri misiyo wari turi misiyo twese nk'ikipe uwitwa Shadibu aka Shadia yanditse ngo ubundi yakwiye kujyanwa kwa muganga w'indwara zo mu mutwe cyangwa mu kubazwa ibyaha yemerera ku giti cye twagiye hari n'undi witwa Akasamutwe indwara zo mu mutwe ngewe ndabihakanye nta mpamvu zo kumujyana Indera kubera ko ibi bintu big man ntitubikinishe ngo tubifate nkaho ari n'ibintu muri make twavuga yuko ageze Indera yahita ajya kunywa amaraso y'abandi barwaye asanze Indera ikintu cya mbere ngewe amaraso ni mabi cyane amaraso araguma uwitwa Godfather we yanditse ngo ese ibi nakumiro ese reka nibaze atagenga ribu Rwanda aya magambo y'agashinyaguro ntabwo agize icyaha ubugome bushingiye ku buhanuzi umuntu avuga amagambo nk'aya kuri famiye ya late Pastor Theogene ubu bwoko bw'ubuhanuzi simbushyigikiye abo bireba mu dutabarize ubu ntago ari ubuhanuzi ariko nanjye ndatabaza n'ukuri ko ubu ntago ari ubuhanuzi njye umuntu wavuze ko ntajya nishimira ko umuntu afungwa ko niba ari ikintu kimwe cya mbere kibaho twaje gusesengura dusanga iyo umuntu afunzwe ntago ari umuryango w'ubuhombye gusa twaje gusanga ari igihugu kiba gihombye muri rusange kuko wa muntu agiye gukonsoma imisoro y'abanyarwanda sibyo kuko buri munsi agomba kurya adakora buri munsi ntagomba koga cyane ntanywa amazi cyane ntanywa igikoma cyane arahaha yirwa yicaye urakoze ariko araho bigera ukahita uvuga ati reka ndeke bwa butesi uyagomba kurikiranwa niyo mpamvu habaho igororwa yakoze ikiganiro ameze nk'aho ari kwigarura avuga yuko atari we ngo yari ahari ngo mu buryo bw'umwuka wa Satani ngo ntago yari ahari mu buryo bw'umubiri akarenza umunwa karushya ihamagara so umugani bajya baca cyane umaze kwemera ko wanyweye amaraso none se wanyweye amaraso mu buryo bwa Satani wohereje Satani akunywera amaraso Satani yatwaye umunwa wawe n'umuhogo wawe aragenda anywa amaraso yatwaye roho oya reka twebwe tugiye gusesengura akantu ku kandi ubu ngubu twebwe dusigaye twitwa abashishozi sibyo tugomba kureba ibintu tugabishishoza tukareba ikibihatse ikibiri inyuma
ushishoje neza uyu mugabo urebye pe bitewe n'uburyo classe sociale arimo sibyo ntago wavuga ko ari umuntu w'umushyire n'indushyi sibyo ntago wavuga ko ari umuntu yenda satani yahaye imitungo itabarika ntago twavuga yuko ari umuntu satani yagize umupasiteri umusitari uteye ubwoba twavuga yuko kuko tumumenye ubu ngubu ubireba uri kumureba gutyo n'amaso ubona yuko ari umuntu uri simple cyane ariko ukibaza ngo kubera iki ibi bintu yabikoze ese ibi bintu urabisuzugura ubifate nk'aho ari amagambo gusa oya amagambo nutekereza wese ko bidashoboka birashoboka none se birashoboka niba ari amagambo gusa nibishaka si yahanuye akavuga ngo ibyo agiye kubona amagambo siyo yamukozeho akafungwa nubwo yaje gufungurwa buriya bavuga ko ngo ijambo ari mugenzi w'icyaha sibyo niba nkubwiye ngo ndakwica mani haba habura ko mbishyira mu bikorwa ariko muri mind yanjye mba nakurangije buriya sibyo mind yanjye mba nakurangije bro mba nakurangije nkagushyira ahantu niba ari ukukwicisha imodoka mba nakugonze mba nanabivuga rero ikintu ubundi akwiriye kwitabira uriya mugabo kimwe agomba gusobanura uburyo yishe Theogene ahantu uko banywa amaraso y'abantu ese yari asanzwe ayanywa ese niwe wa mbere yayanywereye sibyo agomba kuduha urutonde agashyiraho urutonde akavuga ngo nari kumwe na pastor uyu nari kumwe na apotre uyu nkuko bavuze yuko Theogene mwari kumwe mu itsinda already we waramuvuze abo bandi rero ugomba nabo kubavuga umanika gati wicaye wajya kukamanura ugahagarara ntabwo uhagarara gusa uwurira intebe niba ari umuntu ariko hagowe nyakwigendera cya pastor ni ukuri pe uburere ibi nibyo binyereka ko abantu bari bamufitiye ishyara ari benshi ni ukuri abantu benshi baramwangaga buriya njyewe sinakubwiye ko twari dufitanye gahunda n'undi mu mwana muri covid urabona mayibobo cy'abana bo mu muhanda bari babayeho nabi cyane nakataraza bazakazana ari ibintu n'abantu bajya bibeshya ibingibi nge ntago mbikinamo ntago ari ibintu abantu bajya babibeshya amaraso ni mabi ashobora kuba ari amaraso ari kumugendamo iraso se nabikubwiye iraso nicyo kintu kibi kibaho sibyo iraso nicyo kintu kikugaruka niyo waba umaze imyaka 80 iraso mani ni ikintu bakubwira ko nga wishe umuntu bwa mbere ushobora no kumara n'icyumweru udasinziriye icya mbere ngo ituruka uri no kubiretekereza nutekereza umugenga wiyemereye ko yananywena ngo n'amaraso none se buretse gatoya ngika nkubwire sibyo nk'abantu baba barakoze jenoside yakorewe abatutsi sibyo ejo bundi Nyanza bafashe abagabo 5 ni 5 niba ntibeshye neza bakurikiranywe icyo cyaha bari batanu abo bagabo ukuntu bafashwe bari mu kabari baraserera noneho umwe itabwira mugenzi ati se uri kuvuga ngo ndi umuntu mubi ngo ndakuruta wowe wishe runaka aje guhungira iwawe undi nawe ati nawe wishe uriya bigenda gute abantu barabyumvisha ayo ngayo ni amaraso aba ari kukugendaho kumva impamvu mwabiganiriye hagati yanyu mu kabari sibyo muzi ko hari n'abandi bari kubumva ayo ni amaraso uriya munuze nawe uri gukurikiranwa DPC wavuye za Kayonza akayobora za Kayonza bakamwohereza Nyanza ayo kuba baramwohereje Nyanza akagerayo ayo ngayo ni amaraso yari ari kumukurikirana ikintu cyitwa amaraso ngo nicyo kintu niyo ushobora kukimarana imyaka 100 ukiriho akakugaruka to akakugaruka cyane akakugaruka
kiremwa muntu bro ese wabisuzugura ntabwo wabisuzugura sibyo nimba impanuka yarabaye sibyo nge narababaye cyane nimba impanuka yarabaye sibyo abantu bagapfa bo mu modoka imwe bisi ntagire umuntu ukomereka cyangwa se ngagire iki ibyo ngibyo ni imyuka mibi bakoresheje kandi noneho imyuka mibi ntabwo wayikurikirana ariko umuntu nimba aje akabyitangiramo ubuhamya ko yayikoresheje igatuma umuntu apfa uwo muntu aba agomba gukurikiranwa kuko yabitangaje yabyemeye oya kongeramo ibintu byo kunywa amaraso nicyo kintu kibi yakoze kuko uba icyo gihe ntabwo uba ukiri umuntu buri inyamaswa tuzi ko inyamaswa ari iry'umuntu tuzi ko inyamaswa ari ishobora nk'intare ishobora kukwica nta kindi kintu nyine atari ukuvuga ngo n'ubundi bugome yari uko ishonje ikakurya rero iyo ubonye umvisha umuntu atinyutse akakubwira ngo nanyweye amaraso y'umuntu ariko uyu mugabo harya yitwa Emi bro harya ikiganiro yongera gikorera hariya yisubiraho reka tubikinira abantu gatoya twumve ariko hari umuntu nsekeje ngo twabuze ngo ntabwo namuha interview ni ukuri njye nta interview ese umuntu namuha interview avuga iki wavuga iki ko yishe abantu yavuga iki se ngicyo ndakeka aravuga ati uragaragaraho ibimenyetso byo kuba ushobora kuba icyitso cya satani urumva ashobora kuba icyitso cya satani kubera iki urakoze akira ndi kino nimero ugiye kumuhamagara se ndamuhamagara aha ni akazi kawe ariko mu nsengero tanjyana atareka muhamagare cyamenye nitashize Imana ugiye kugikuzimu barakubaza ariko nkungiye kumva umuntu uvuga ibyo bintu ngiye kumva ngurakaza neza ikuzimu Yesu we kanda rimwe ukugikuzimu kanda kabiri niba ushaka kudukupa oya kamuhamagare mubaze impamvu Mana aza kubeshya sikama bwateye kamuhamagare bro ntutinye mwana ufite akoba zawa nyine kandebe kuri Truecaller uburyo yitwa banza netegeze neza Truecaller ye cyane nta neza narire yitwa gusenga none utekereza ahantu handitseho ngo gusenga none se sha mitwe yabo uburyo batangira ibiganiro bari gusenga ugasanga ngo Imana ngo nziza oya wabwirwa n'iki Imana babavuga ndumva imare kuyivugira yaramfashe oya ntabwo aramfashe reka tube twumva akaganiro yakoze noneho tuhite tunamutegereza kandi ikindi iyo nyine twamaraga kera ndavuga hashize numvise abantu bandega ngo ndavuga ngo twebwe kera hashize no kuvuga uracyasa nkaho izo mbaga ngo twebwe ngo twaragenda numvise abantu bakindega nabisomye barandega ngo ndavuga ngo twebwe bishatse kuvuga ngo ndi kubereka yuko nubundi ndi numwe ya Satani nubundi nkiri kagako byabayeho mu isi y'umwuka ntabwo ari mu mubiri uko mu mubiri byo ntunabibona uko je Emmanuel nta wigeza mbona Bugande je Emmanuel ntabwo ndi umushoferi je Emmanuel ntabwo narindi muri iriya mpanuka no mu bagiye kumutabara yose narindimo icyakoze ubundi mu buryo bwa gisatanike mu buryo bwa gisatanike n'abantu baza gutabara ibintu byarangiye kare nimba ari n'amaraso yatwawe kare yego rero abantu bifuje ko ubahereza urwo rutonde kugira ngo babahoke bamenye urutonde rwo babapana mbere ko ku kibazo cyanjye wowe wakoreshaga izihe nzira ujye kuzimu mbo ngewe izo ubundi kuzimu bahora bategura ibyo ngibyo bivuyeho
ibyo ngibyo bivuyeho nk'ibyo muvuze bwari uburyo bwabo bwa mbere ariko ngewe nasanze ubwo buryo atari bwo bukoreshwa kuko ngewe uburyo nasuranaga nabo cyangwa uburyo najyagayo nari mfite ukuntu nsika amazi mu ibasi nabaga mfite amavuta nisiga nabaga mfite amavuta nisiga narangiza nkakora muri ya mazi muri ya basi bikarangira ngiye inzoka yesi ifata twatuyoka tundi iratumira uyu muntu umenya Ararisi uribuka kera stories yigeze kuza ku maradiyo social media zitaraza y'umukobwa witwaga Arisa ngo wagiye kuzimu menye no mugabo nawe Ararisi Big Ma utaraniga agaramya agira ngo ijoro riri hafi oya uyu muntu Ararisi uyu muntu Ararisi oya ubu yari yakandwa ijisho ibintu yikururiye ariko ngiye ntabwo mbifata nk'ibya Arisi ni ukuri navutse mu 1984 data kimara kumbyara yanyise imari kuko navukiraga mu muryango w'abana no mugabo ibyo ari kwikururiza ubarabizi ntawe uta nk'yabyerega buriya ari kugira ngo ari gukorera views ari kugira ngo ari guba umustar amenyekana cyane ucunze neza ariko ibi ngibi babyita kwihuta uzi impamvu ari gushaka kumenyekana cyane yamaze ibiganiro ari gukora ari kubategeka ko bapiningaho nimero ye icyo ngicyo no kugira ngo abantu bamushaka bamugira iki bamuhamagare urabyumva byatangiye mbere bapininga iki channel ariko gatoya sibyo nimba akorana na Satani yenda bwaba ari n'uburyo bwa Satani bwo gushaka promotinga yego none bavuga ko Satani kuko bavuga ko Satani none ku bintu bijyanye n'ubwibone n'ubustari Satani ari cyo kintu cya mbere ategeramo abantu benshi uyu mugabo yavuze amagambo akomeye rega yavuze amagambo akomeye cyane kuko nta nubwo wayakerensa habe na gatoya habe ni segonda na rimwe uzi gukora ku muntu wapfuye wakundwaga n'abantu ukavuga ko ari wowe wamwishe ahubwo dukeneye urutonde rw'abo bantu mwakoranye wa mugane wanoza ngo ni mayibobo mwakoranye n'amabandi akomeye cyane ntabwo bino bintu nyine byumvikana neza ni ukuri ko Imana ngenda byumva nkumva binteye ubwoba amaraso yamukurikiranye amuvumbura ahari araza aravuga kandi ngiye niboneye ikiganiro mu minsi ishize hashize iminsi sibyo Elize avuga yuko Pastor Theogene bamutanzemo igitambo ariko urabyibuka Elize bivuga nanone bamutanzemo igitambo ngo yabimubwiye ngo yirinde ngo ntiyamwumva ese none turemera ibiki Elize ndabyibuka ko yabivuze si bimaze igihe ko nabyukarize yarabivuze araturi kuganira aravuga ati Pastor Ntuza bamutanze hari cyagiye turi kumwe hari yarabitubwiye reka nongera gerageze muhamagare Pastor naga ari Pastor yitwemi nako ni Manuel aracyari kuyivugira ntago yakwita aracyari kuyivugiraho Manuel ariko hano sari unze kumfatira turavugana ariko ntabwo namuvugisha bose bayambabarira nta numwe navugisha reka mwihorere nimba navuye mu kiganiro ndahitamo block ataza kumpamagara gusa mpamagaye nka nijoro ndyamye none se ugira ngo biroroshye wowe ntabwo namwitaba babarira ibintu biteye ubwoba
ubwoba Big Man biteye ubwoba navuga ko ribu yamukurikirana njye nibyo nsaba turashaka kubona message nimba ari n'umuntu wamushutse ngo ribu ntiyakurikirana ngo ibintu ngo byo mu myuka ibi ngibi ntabwo ari byo mu myuka noneho wabyivugiye sibyo nimba Jean Paul yaravuze ijambo bakamufunga nimba atari nabyo nimba atari nabyo ni amakuru y'ibihuha ni amakuru y'ibihuha aha urakoze cyane niba Jean Paul yaravuze amakuru yaratukanye mu ruhame wowe ukaba urimo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha muri make uri gushaka kwerekana yuko iyo mpanuka itabayeho ari ikintu cyari cyateguwe kandi urwego rwemeje yuko ari impanuka yabaye ari kuvuguruza inzego z'umutekano ndetse n'inzego za wenda bamukoreye autopsy bakavuga ati twasanze koko ari impanuka yamwishe ushobora no gukora impanuka mu gihe abantu bataragera hakaza umugizi wa nabi akagukindura uruntu sibyo ukabura apfuye icyo gihe igihe bavuga ati ariko nubwo ari impanuka tubona ari ikindi kintu cyamukubise mu mutwe ariko wowe uje kutwemeza neza yuko Satani ubwe wowe na Satani mwaje arakashawe reyemera wowe na Satani mwanyweye amaraso